Hello, ndagusuhuje nanone nizere ko uyu munsi turi kumwe nk'uko bisanzwe ni muri ya gahunda ya videos mugezaho gusobanura utuntu tumwe na tumwe mba naramenye nkabona ari utw'ingenzi ko nawe watumenya. Akaba ari kuri iyo mpamvu uyu munsi nifuje ko twaganira ku bintu bijyanye na cloud storage. Cloud storage nk'uko ubibona imbere yanjye nkaba mfite the best cloud storage service kandi ziri free: iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive n'izindi. So cloud storage muri make ikaba ari uburyo ubikamo ibintu byawe bikaba biri kuri server runaka, hanyuma igihe ubikenereye ukaba wakongera ukabisubirana. Mu cyongereza cloud storage definition iravuga ngo it is allows you to save data and file in an off-site location that you can access either through the public internet or dedicated private network connection. Data that you transfer off-site for storage becomes the responsibility of third-party cloud provider. So cloud storage mu magambo make ni hahantu nk'uko ubizi ko ufite aho ubika, niba usanzwe nta gushidikanya ko ufite computer cyangwa se telefone, hari ahantu usanzwe ubika document zawe cyangwa se file cyangwa data. Iyo mvuze file data mba nshatse kuvuga bya bintu byose ukenera, harimo amafoto, harimo video, harimo audio, document zisanzwe. Ibyo byose nkuko tubizi tugura flash disk cyangwa se hard drive yo kubikaho document zacu kugira ngo igihe twazikenerera tubashe kuzikoresha. Ariko niba ufite internet ukawihorana, buriya ntabwo bikiri by'ingenzi cyane ko utunga flash disk. Flash disk bakunda kuyita pen drive cyangwa se flash drive, kuko iriya ubikaho ziriya ndirimbo ukunda kumva, ziriya video ukunda kureba. Birafasha no kuri telefone y'umuntu yarifite rwose biba byiza cyane. Gusa hari uburyo bundi ujya ubona ntubashe kwinjiramo neza ngo utekereze ngo mbese ibi ni ibiki, ese byamfashe iki, ese nanjye ndabikeneye. Ibyo nibyo ngiye kukubwiraho, byitwa cloud storage. Cloud storage nk'uko ubibona kuri iyi foto hari enye naguhitiyemo ngiye kwibandaho. Gusa iyo ndi bufateho umwanya kuko zose ibyo zikora birajya gusa n'ibyo usabwa ni bimwe, gufata umwanya cyane kuri iyi yitwa Google Drive. Google Drive akaba ari service nk'uko byumva itangwa na Google, aho umuntu yemerewe kubika ibintu byose washyira kuri flash disk yawe. Ahangaha naho wabihabika, hanyuma niba ugiye ku yindi mashine ukinjira ku ma folders ukagenda ugakora download, birumvikana ko bisaba ko ufite internet, nuko hari n'ubundi buryo ubiteganya bikabaho offline tubuze kukwereka. Ariko ahangaha ubu bibitse kuri internet, wazabikenera ugakora download ku buryo ubwo wakwemeza ko ubigendana aho ugiye hose. Ushobora kuba uri mu rugendo wagera mu kindi gihugu ukongera ukadownloadinga all your file, document, picture and video. Ibyo byose ubibikaho, kandi nibutsa ko Google Drive iguhereza
storage ingana na giga 15, 15 GBs. Urumva ko atari ububiko butoya. Tukaba turi burebe nanone ku cyitwa Dropbox. Dropbox akaba nayo ari drive storage, aho nawo ubika ibintu bisanzwe, ugacreatingaho folder, ukaba wadownloading ibintu byawe, ukaba wabisharinga n'abantu gutyo mu buryo bworoshye, bikaba bikorohereza. So Google Drive na Dropbox zikora kimwe, ndetse n'iyitwa OneDrive. Aho bitandukaniye nuko bitangwa nyine na company zitandukanye, ariko byose kubikoresha it is free. Gusa uba ufite limit y'ibintu wemerewe kubika, hanyuma nyuma yaho ukaba usabwa kwishyura andi amafaranga runaka kugira ngo ubike ibirenzeho. Urugero nko kuri Dropbox, ahangaha tuvuga ushobora kubikaho ibintu bigera kuri giga terabyte 3. Urumva ko ni storage nini cyane. Ubwo tugiye kubigenda twinjire muri Google Drive, turebe gukora, turebe utuntu tumwe na tumwe wayikoreraho. So stay on touch. Nkuko maze kubikubwira, ahangaha turaziye turebe Google Drive kuko ari software iri free, ndetse no muri telefone za Android izi dutunze hafi ya twese, ko haba Android cyangwa se iPhone izi zikoze za Apple, kuko Android n'izindi smartphone zirimo operating system yitwa Android. So muri Android dusangamo application ubona hano yitwa Google Drive. Google Drive kuyijyaho kuri machine wandika drive.google.com, hanyuma ukemeza. Icyo gihe uhita ujya kuri Google Drive yawe bitewe na email wakoresheje gukora sign in. Ubibona ahangaha nkaba ninjiye kuri Google Drive yanjye, ahantu ifiteho storage ya giga 15. Ubibona maze kubika ibintu bingana na giga 12. Ubibona hejuru hariho diploma zanjye, tumanutse hasi gatoya ndagenda nkwereka izindi file cyangwa se document nagiye mbikaho z'ingenzi nzi ko nshobora gukenera aho naba ngeze hose, mu gihe naba ntafite flash disk, kuko ntabwo ari ngombwa ko flash disk nyigendana mu mufuka, kugira ngo niba nkeneye guprintinga document yanjye cyangwa se kuyisharinga n'umuntu runaka, bazi nkenere iyo flash ndabizi ni ingenzi aho internet itari. Ariko mu gihe wizeye ko ufite internet, please ukoresha uburyo ubikeho ibintu byawe, birafasha. Kuko flash disk ushobora kuyitakaza, ishobora no gupfa ikagira ikibazo, ushobora no kuyiformata utabishakaga cyangwa se ubishaka, hanyuma file wari ufiteho zikaba zirabuze. Icyo kimwe na computer nayo aba ari iyawe, ariko ntabwo uzahorana nayo ubuzima bwawe bwose. Bivuze yuko umunsi wayitakaje, wayigurishije se cyangwa yangiritse, hard drive yayo yapfuye, ibyo warubitseho byose bizaba bikubereye igihombo. Ariko ikintu utazigera utakaza, ikintu ufite uburenganzira 100% mu bihe byose biri imbere, nta kintu uretse email yawe. Email yawe ni iyawe, niba koko uzi password yayo, nta gushidikanya ko izahora ari iyawe, nta
impamvu ya vuba tubona ishobora gutuma uyitakaza. Kuri Google Drive rero ushobora kubika ibintu by'ubwoko butandukanye, bya bindi byose ushobora kubika kuri flash disk isanzwe, ahangaha naho wabihabika. Hanyuma mu kubikuraho igihe ukeneye kimwe muri byo ukora download. Ukinjira kuri Google Drive uhasanga umwanya ubereye aho. Reka nkoreshe email itaragira data nyinshi, nkoreshe iyi ngiyi, ndakeka yo idafiteho ibintu byinshi kuri email yanjye ku buryo ubasha kubibona. Nkaho urabona ngiye creatingaho amafoda, hanyuma muri ayo mafoda nkabikamo ibintu uziko ukunda gukenera. Aho nagera hose ibi bintu biba biri kumwe nanjye, ku email mba ngifite ahantu ushobora kubitakaza. Ikindi kintu Google Drive igufasha cy'ingenzi cyane ni uko ushobora koherereza umuntu data cyangwa se file nini cyane. Normally iyo dukoresha Gmail mu kohereza data ntabwo dushobora kwatacingaho ikintu kirengeje size ya megabyte 25. 25 megabyte is the maximum umuntu ufite. So wabigenza ushaka kumwoherereza file nini irengeje iyo size, aho ngaho niho Google Drive izagutabara ikubera ingenzi. Ari naho ushobora kohereza ikintu gifite na giga 5. So tugiye gukora share. Urugero hano kuri email nshaka kwandikira umuntu, hanyuma nkamwoherereza file nini cyane irengeje megabyte 16. So icyo gihe ndabanza file yanjye ibike kuri Google Drive, hanyuma muri wa mwanya gukora attachment nyatachinge from Google Drive. Icyo gihe ijyaho, noneho wa muntu nandikiye yamara kuyakira akaba yayidownloadinga from my Google Drive. Okay, kumwandikira noneho ubwo ngiye gufata kwandika email y'uwo nshaka kwandikira umukiriya. I have an email here, ebkonzwe@gmail.com. Subject a video and software. So hano ngiye kohereza file nini cyane kuko haba harimo video na software icyarimwe, bishobora kuba bifite na giga zirenga 2 cyangwa se nini cyane. So ugiye gukora attachment nk'ibisanzwe aho ngaha, ihita kubaza icyo ushaka kwatacinga aho kiri, hanyuma ukagishaka kandebe muri downloads iwanjye. Mfata urugero rw'iyi video yitwa Geography Now of Rwanda, iri attach muri ubu buryo busanzwe. So urabona ko Gmail ihitima error ivuga ngo your file is larger than 25 megabytes. It will be sent as a Google Drive link. So aka kanya irimo kuyi uploadinga kuri Google Drive. So uburyo ni ndamutse nkanze kuri send, uwo muntu ntabwo yakwakira video as attachment, ahubwo yakwakira link. So reka ndeke kuyi-uploadinga, mfate mu byo namaze kwa-uploadinga. So iyo ushaka kohereza umuntu ku kintu wamaze kwa-uploadinga kuri Google Drive yawe, aho kugira ngo uze hano handitse attach file, uraza aka kamenyetso kavuga ngo insert file using Drive. So ukakanda gutya ihita ifungura Google Drive yawe. Abona hano mfitemo amafolder, ibintu
nyinshi cyane, photo whatever. So kanjye muri folder yitwa systems kuko umuntu ashatse kumwoherereza software. Urabona ngiyi iruta nayo ni nini, irengeje megabyte 25. So ngiye kuyohereza as Google Drive link, then icyo nkora ni insert. Ubwo as you see here, ubwo umuntu azayikorera download, ntabwo iri bugende muri attachment yanjye ngo intware data nyinshi kuko iremereye cyangwa iki, ahubwo muhaye link yayikuraho. Ubu akaba ari bwo buryo woherezamo ikintu kinini ku buryo ushobora kohereza ibintu bidafite limit byinshi bishoboka muri email imwe, mu gihe muri attachment isanzwe ushobora kohereza gusa ibintu bitarengeje megabyte 25. Ahangaha ariko mu gihe waba ari document ushaka kohereza itaremereye, nayo ushaka kuyikura muri Google Drive, hari akantu ugomba kumenya. Urugero tugaruke kuri Google Drive, nshaka kumwohereza document. Impamvu nciye muri iyi nzira ntabwo ari uko icyo nshaka kohereza kirengeje ya size nashakaga, ahubwo nuko ari bwo bubiko kiri mu bubiko bwanjye nyine gisangana. So ubwo ahangaha hasi kuri choice hari ahanditse ngo insert as drive link or attachment. So niba ari document wohereza umuntu, biba byiza iyo ushize kuri attachment, icyo gihe ayakira muri email as attachment, ntajye gufata umwanya wo kuyikorera download kuko iyo ifite size ntoya. Aho uhitamo drive link ni ikintu kiremereye nyine kitari bubashe kugenda muri email yawe, kirengeje megabyte 25 uko twabibonye. Ubwo ahangaha mu kohereza document ziturutse muri Google Drive, biba byiza iyo ucuzinze kuri attachment kugira ngo uwoherereje abibone muri email, adafashe undi mwanya wo kujya kuyikorera download muri Google Drive yawe kuba wamuhaye uburenganzira, ariko urumva ko bishobora kumutwarira umwanya. Hanyuma icyo gihe nuhitamo insert, file izaza, urabona ko ifata n'umwanya wo kuyatacinga, ntabwo isa n'iyi nashizeho bwa mbere. Iyi nashizeho bwa mbere biragaragara ko ari link bezamusaba kujya kuyidownloadingira, mu gihe iyi ngiyi yo iri buze muri email as attachment, then here I can send my email. So Google Drive akaba ari ubwo buryo ushobora kugufasha mu gusendinga big file. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ni gute file zanjye zigeraho. Hari inzira nyinshi, ushobora guhitamo share, ugahitamo to Google Drive. Niba ikintu kiri somewhere ukagisharinga kuri Google Drive kijyaho. Ushobora no creating, hano handitse new, ugakandaho bakubaza icyo ushaka creating, folder upload, file upload cyangwa se folder upload. Ikindi cy'ingenzi kirimo nuko ushobora gukoreramo document ya Word, Excel, PowerPoint and Google Form. Iyi Google Form tukaba tuzayikoraho video vuba ahangaha kuko ni feature ifite akamaro cyane, ikoreshwa kandi ifasha abantu mu kazi ka buri munsi. Gusa kuri izi zindi zisanzwe, iyo tuvuze Google Docs ni kimwe na ya document yo muri Microsoft Word, ushobora kwandikiramo hano ugakora save bitagusabye kujya gufungura Microsoft Office no kwandika. Nk'uko ubibona hano mfunguye kuri Google Docs, ahita hafunguka Office iri online, aho nshobora kwandikamo ibyo nshaka, hanyuma nkaza gukora save. Urugero ibaruwa y'ubutumire, this is an example. Urabona ni kimwe no muri Word isanzwe, ifite file, ifite whatever. I can save, I can share, I can do whatever. So aha ari kuri Google Docs. Hano tukaba dufite no Google
Google Sheets akaba ari Microsoft Excel ariko version iri online, aho iyo hafunguye hafunguka Excel ya online ukaba wakwandikamo bisanzwe nk'uko ujya wandika muri Excel isanzwe ya mashine yawe ya offline. Iyo ni version ya online bakaba bayita Google Sheets. 1 2 3 4 nk'ibisanzwe kwa kundi ugenda wandika ibintu muri Excel. Nayo ni Excel isanzwe wakoreramo mu gihe ushaka kubika document yawe mu buryo bwihuse utabanje gufungura Microsoft Office. Ubwo urabona kubibona nicyo kimwe no kuri hano kuri PowerPoint ariyo bisi Google Slide. Google Doc ni Microsoft Word, Google Sheets ni Microsoft Office, and Google Slide ikaba PowerPoint. So here we have Google Form, ikaba ari feature tuzakoraho nzayikwereka. So kubijyanye na Google Drive, hano dushobora creatingamo folder, nko creatinga folder kuri machine cyangwa kuri flash disk yawe. Hano ushobora creatingamo folder ukabikamo ibintu bisanzwe. Let's create this folder, tuyite postcom new file, hanyuma create. Let's create this folder. You see my folder is created, this one. You can open, then you can upload file. Muri iyi folder maze creatinga ushobora ku uploadingamo file, kuzanamo document ushaka. Ubwo ushobora guca hano kuri new, then upload file upload, kambaza ibyo nshaka ku uploadinga aho biri, hanyuma hitamo nkakanda kuri open. Icyo gihe bihita biza. Let's take an example, contribution received, open. You can see it is being uploaded kuza yageze muri ya folder. Akaba hari n'indi nzira yihuse ushobora gufungura folder aho ibintu byawe biherereye. Urugero ufate utu dufayiro hanyuma ukaduterura ukadutereka mo hano, badita drop, drag and drop. Uteruye gutya urabona ko drop file to upload, ndekuriraho file zanjye ziraba uploaded. Ubwo ahangaha file ziba zamaze kugera kuri storage yanjye, hanyuma igihe cyose nazazikenerera nakongera ngakora download, nyuma nkazikoresha icyo zishakira. My drive akaba ariho urebera ibyo umaze kugwiza kuri drive yawe. Ubwo ibi ushaka kwinjira muri file zose ufite ukanda kuri my drive. Hasi ushobora kureba computers ziri connected, my laptops, laptop zifunguyeho, ibintu byo kuri ukareba ibiri kuri desktop, biri muri my document n'ibindi, USB drive, ukareba ibiri kuri flash isanzwe bitewe na computer wagiye ukoresha. Hanyuma iyo usibye ikintu hano muri Google Drive kiza hano muri bin, ikintu kikaba kijya muri bin iyo gisibye kuri Google Drive ariko ntikirenza iminsi 30. Iminsi 30 kiba deleted forever. So as I told you, hano ushobora kongera storage. Nk'uko ubona storage yiwanjye igeze kuri 80% kugira ngo yuzure. Nyuma yaho ntabwo naba nemerewe kugira ibindi mbikaho. Ubwo ufite ubushake wagura new storage cyangwa se ugasiba ibitari iby'ingenzi ufiteho kugira ngo ubashe gukomeza updatinga ushyiraho iby'ingenzi. Umva muri aka kanya ibyo nakubwira kuri Google Drive ari ibyo gusa. Nshobora kukwereka uburyo wakohereza ikintu nk'aka kantu. Uramutse ushaka kugaha umuntu ushobora kukadownloadinga cyangwa se ugahitamo share or get link. Iyo
ushobora guha umuntu akaza kukidawunodingira. Ibyo byoroshye. Ushobora kwikarineyininga, guhindura izina ryako, ushobora kureba detail, ushobora kureba version ni cyagiye ushobora kuba ufite ikintu kikunda guhindagurika, hanyuma uko cyaprodinze genda ibika version yabanje na version yakurikiyeho. Ushobora gukopiya, ushobora niba ari virus ushobora kugipotinga as abuse. Now here you can download mu gihe waba ukeneye kugikoresha, ukanze ku download gihita kiba downloaded nyine, ukaba wagisanga kuri mashine yawe mu buryo busanzwe bwa offline. I can save this. So after downloading you can use your file. Akaba ari ibyo numvaga nakugeneye kuri uyu munsi, gusa hari ibyo mba ntavuze kandi wenda biri ingenzi. Ubaye hari ikibazo ufiteho, you can ask me here down in comments. So bye bye, thanks for watching.